Ya reka nongere mvuga ryaje mvuga assalamu alaikum wallahi tubaraka tugira muri aracari madimbi ndetse gatanu buri gatanu dukora akazi kacu kwitonze ndizi gucunga nta kindi tutonge filime yacu arosabiriza gusa kuri yambaye style shaziranga mwibarabara nancango yashaje no bamuginga urakennye fata ku note imagine kujya gusabiriza ku note ndetse ugasanga ufite 2 5 njye nyagupfanya gushahurwa na natanu nifite ubundi uri kunsaba ngo nkongerere kuyufite abasenzi barayama barabeshya tubarayama batanze 10,000 wewe naramugaye bamugaye gute bana 10 rero yashiraza usiga unda inote ni wangu bita nanga amafaranga nasika reka barakwenya aya rero nayibanje muye madiba ku telefone yamagaba no zabuze obe madimbi amagara kabiri ramagara basheri amagara sheri undi ni mramakaye nyirugita ivutunye ndetse yavunya ka telefone simukata kunya muri toilette yewe uyanze kwitaba ageza ko ni madimbi abunu sabiriza bite di madimbi wa kafaranga ubundi ko ufite kenshi amusense ewe reba usiga gahunda ku next time umba reba gahunda ku next time zone ifoto amwiba biranga kana amafaranga afite ni menshi cyane kandi cyane amafaranga ni watunze kamwe gahunda ku next time na kantu wapi tugurane basi dekamwe gahunda next time wimuzu ipantaro ishati kila kitu aricyo bitwa n'ibirato ubundi nawe ucye uko nanya nakeye ngafaranga wetereka hasi nkwereke banayipantaro kila kitu amafaranga umusenzi akorera wenyine bana kila kitu ibirato ipantaro ayakora wenyine kubera icyo umusenzi wawe we gukigina yari ubona ko nambaye white umuginga nemeye ko ajya kugenda agafaranga bandi kubatsimba nako yagasiga wasiga inote gute asiga cyesabiriza ko hasi arangije ahita guri seta ambari iboro wanga buri boro ambari iboro wanga aguri seta inanye na yambaraga ndindiga inawe yambara uwiniga urumva tuvuze ngo seta ndayiranguye nanjye gutangira nkora akazi ka ukora gute uwo 10 kandi tarane nge nayo ngora amnyinga fata nakashati mu gikote shani ry'abatinde ni ry'abatinde ambaye ishati y'abakire shati y'abakire kote ry'abatinde tayari fata nkwereka musensi nekura nakara kabakina kabatinde fata nakashati nakabakire we umunsi tangiye waka inote gusaza tsimbye nayo asize inyuma nayo usega amafaranga inyuma nibibako ndega la musensi byo heresha nkwereke kurese gira neza aho birahuye nabirahuye aha biri macha nabiri macha fata nakakofira nikimenye nenye ngo mfashi yawe ne ibirato ambare byanjye akazi ukorera ndetse amafaranga akora asabiriza ndetse aguze no muzu inshuro zigire kuri 5 aha nanjye biremba ndambaye ngaho igire wowe wakize nanjye ndamusabiriza turaguranye seta aguze cye atwaye seta ariko telefone nazimbye nango nayiguha wapi wangu abyara kome mwamaye wega ndakomeye kandi imagine ngo mwamaye nimbe ni wambere nse nagwa skari kimuga arasabiriza ntakora cyangwa matime mwamaye wambere aramuhereza yewe wambere makano wakabira kano uramafaranga urakoze cyane akanote akagureta kagobeka ureba ararwaye uyabaye ikimuga arakagobetsa akaguru ndayakorera yewe wafasha mwamaye wangu nubona ko byoshe undi nakundi ndetse asubiza murakoze cyane gucunga murakoze cyane ndetse haruwaje arahaguruka amafaranga hagaze arangize agobeka akaguru ndetse kandi amafaranga hagaze ngo yagenda aragaruka kandi amaye agafaranga kambere wakongeye kama wangu namuginge ko mukanya maraga ndetse igimuga wagara wangu nibitagenda ubwa kabiri nkamubwira ngo wamaye tugenda kandi wihuta ahitazinga ndagiye wangu arakubeshe reka nabeshaga namarariro ni kwa kundi aracyanditse Madiba comedy 5 kwa 5 assalamu alaikum madimbi.